ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? umukazana yasuzuguye nyirabukwe none bimuviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. nta muntu ujya umenyera wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izajya ica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Simbwira no shereka ubwiza ukuri. Iyo utangiye kuvuga nkabona ijwi ntiriva mu kanwa, nkabona uri kure. Erega buriya ibibazo byinshi tutakemuye njye nawe. Buriya Karine nakomeje kumutekerezaho ku buryo kugeza k'uyu munsi wa none buri joro ndamurota. Ariko ugomba kumurota. Njye narakubwiye ati Karine ni umubyeyi mwiza kandi Karine ni mama wawe. Natangiye kubyizera. None warabyemeze Cyane. Siwumva. Ahubwo ikintu kiri ku ngonga ndi kwibaza ko namubwiye nabi amusora hano, umubyeyi wagiye arira, nzamurera hehe mubwira ko nemeye ko ari mama? Ndagira ngo ngire namubwira ikintu ntakora. Shere ibyo bintu biroroshye. Arega umubyeyi iteka ahorana imbabazi, kandi ntagiye umubyeyi umwana yamusanze amwirukanire kure, ahubwo amutegera ibiganza nyine akamwakira. Nibyo yindi bavuga ngo ubyaye ikiki aragigira uti ntunyumve nabi ntabwo ngututse. Ariko Karine niba we ubwe ku giti cyemera kuri umwana we, ahubwo nanumviye nkura kumva yuko noneho wabyumvishe, ndizera neza ko azabyakira akanishima. Ariko Sheri nanone tubigaruke, warahemutse. Ibaza umubyeyi nk'uriya wakubyaye akakugira ku gisi, akagutwita amezi 9, uburyo wamwirukanye urabizi? Subizi ntubyibuka? None se uwo barigiye wakora iki? Nyine nibyo ndi gushaka kukubwira. Ibyo wakoze urabizi ko bidakwiye umwana kubikorera umubyeyi. Ndabyemera. Icyo rero ukwiye gukora, ukwiye guca bugufi ukamusanganira, ukamwereka ko wanahindutse. Byonyine gutera intambwe ukamwegera, azabona ko ari ikintu muri wowe cyahindutse. Noneho numusobanurira buri kimwe ukavuga ati nanjye sinjye. Harega nta muntu udakosa Sheri, nta muntu udakosa. Ahubwo ikibi ni ugukosa ugasubira ikosa, sibyo? Ndi kumva mfite ubwoba. Ahubwo njye ndumva binshimishije. Umwana iki ariko be uzi kubona umuntu wabonye mwabanye mukabana ukamubona muhura. Njye najyaga iwabo ngiye kureba umugabo we, tugahura Karine tukaganira nkagenda, wajya kuvuga ukumva ngo uwo muntu ni mama wawe. Ko wazindutse cyane se? Ko wazindutse? Ari igihe mbona narambiwe mu cyumba. Naza ubura ngo reka mbe nicaye muri salo. Ariko utangiye koroherwa. Umutwe warakize ntabwo ukindya. Nta kindi kibazo mfite usibye kutabura gusa. Yeho mana byo bizagenda neza. Yesu waho umuntu aracyariho, kandi ko yakoraga cyane munsi niko kiri, sibyo? Kandi nyine ibyo duhura byo mu buzima biro kutwigisha. Ibyo ni ishuri ryagomba kuyiga, ariko ho muri bizagenda neza. Bye Imana nyifitiye icyizere n'ukuri. Cyakoze ngenda gushimira pe. Uri mu bantu umunsi ku munsi bamumuriza.
ntabwo mubona, ntabwo nzi isura yawe, ariko numva umutima wanjye ukunyereka uri umuntu mwiza cyane. ntabwo ari byewe kuko buriya umuntu wese Imana itamukoreyemo ntabwo yagukorera neza, nta kintu cy'ejo hazaza yakubwira cyangwa yakugaragariza, ni Imana iba yabishatse. harya warambwira witwa nde? Nitwa Hirwa. reka sheri none sibyo ni ibiki? ubu si wowe wakubwira ubu none aha ngaha ngo birasa ni papa wawe wabyemera? byaterwa n'ubuzima nakuriyemo n'uwo nakuze nita papa cyangwa n'uburyo nakuze ntabona papa. Sheri rero tugondoza Imana, ushatse kumenya mama wawe uramubonye bibaye ikibazo, ubonye ibimenyetso bibaye ikibazo, ese ubwo iyo Mana koko tuyigora ko tuyirushya ukeneye iki? umwana reka kuvunika, n'ubundi Karine ndamukeneye kugira ngo adufashe. ese urabona bidakwiye ko twimuka hano hantu tugahunga tukagenda kubera uyu mwana wabyaye? urabona atazadukorera icyo? Abasheri narakubwiye nta munsi tuzagira amahoro tubana n'abanzi, bazi aho dutaha, bazi ko turya, bazi ko turyama. Icyo nanjye buri munsi baranyikubwira. rero ndashaka kugenda none aha ngaha nkagenda nkareba Karine tukaganira. Sheri ni ukuri ko Imana ndagushyigikiye kuko icyo gikorwa watekereje Imana igushoboze ntabwo cyoroshye, ariko nanone ni icy'umuntu w'umugabo kuba ukora ikosa ukarikosora, sibyo? kandi neza ko biraza kugenda neza. Gusa Karine uramuzi, agira umutima mwiza, araza kukumva. Karine ngiye kugenda nemere mubwire ko ndi umuhungu we koko. ntabwo ari ukwemera be. oya ndabyemera, ntabwo ndi gushidikanya, wowe banza unyumve neza. mubwire ko wabyaye, mubwire ko utameze neza kubera kugira ngo byibura dubufashe. ndakora uko nshoboye mu benshi bishoboka byose, byibura ndebe ko Karine yemera kudufasha, byaba ngombwa akaza hano akadutwara tukavana tukajya kumushakira ahantu. ntabwo ari ngombwa kumubeshya kubera ko Karine nabonye ari umubyeyi mwiza, erega buriya arumvikana, arankunda, ikiruta byose umwana we. naramurakaje. I know. rero nshobora kugenda ngasanga yararakaye bikaba ariko ni umuntu. ni umuntu azi ko umuntu akosa. reka ngende murebe. Mana nyine kugenda imbere. ngaho giye asubira ngiye kugukoresha. mama rwe wino hano. ubu natangiye gusinzira. wagiye kuryama? rero iyo nangiye kuryama numva ararira. umwana yasinziriye? yasinziye kandi ubu njye nirambitse gato wagira ahita bimenya ko ngiye kuryama. njye nabonye uduhinja tuba tuzi n'ubwenge. mwari yabaye umubyeyi, mwari yabaye umubyeyi. kirira amazi muri dushe. mbego niba kugenda urambwenge ko nirambitse. sawa. witwa Hirwa? ndetse witwa n'izina ryiza. urakoze. uzahirwa mu buzima. none se uri mwene nde? mama waramutse. mama bite? ndagusuhuza. fata akajiyoni. n'iji y'umwembe. urakoze. mama waramutse utese? meze neza. naje kugira ngo dusenge ndakubura. wisinziriye wari kugona kandi ukora ko bavuye muri filime bitinze. naryamiriye nabyutse ntinze ariko nanjye nabyutse nsanga wasubiye kuryama ariko wambwiye. twagize ibihe byiza. ntabwo ni nzitabira ubutaha. yego ariko meze neza. ndashima Imana. Hirwa uyu mwana yitwa Hirwa, izina ryiza narikunze ko yinywa. gerageza arambwiye ngo ni uw'inyamagabe. hariya wari uri kumbwira ngo papa wawe yitwa nde?
se buriya iki ni uwa Nyamagabe? Ni Nyamagabe, ubu Jaride kumbwira papa wiwe Hirwa ko yitwa nde? Se Nyamagabe burako ari nini, Ese kibazo tutanaturuka mu bice bimwe. Ushobora gusanga ariho hirya kure yajya kwegera Kibeko. Byashoboka. Ahubwo nayo ndi kuvuga ntago waza kumbariza mama wawe ko yaba muzi. Mama se maze iminsi muhamagara nkumva telefone ye nawe ntago iriho, ariko burandaza kugerageza turaza ku none se Nyamagabe abantu bamaze kuba benshi baturuka i Nyamagabe. Kigali imaze kuzura nk'abantu bava Nyamagabe pe. Twese twavuye mu rugo. Umva nyine amarwe shambagarira ungendere hari haruguru unzanire isabuni ihumura yo gufurisha imyenda y'umwana. Ese ko mwari yarambwiye ngo mwogereze umwana koko? Oya mbabara ntabwo none se ko nanjye ngiye gufura imyenda y'umwana, kandi urabona imyenda y'uruhinja burya bisaba ibihumura nyine hari ukuntu kandi aturuhinja duhumura mukunda. Shakara n'amazi nayo nayasutse kwera niyo kumwoza ndayasubiza aho abashyuha kugira ngo ndasanga mbabara no kunda kumiza nanjye hari imyenda y'umwana ngiye gufura hariya ntabwo ari ukugusuzugura aho wowe mfasha. Noneho urabona zino botike zano hafi ntabwo bagira isabune nziza, hari isabune yaje bafurisha nyine imyenda y'uruhinja igakomeza ihumura mukunda, handi kuri kaburimbo hari haruguru wazamutse ukarengana amabotike. Shakara ntabwo najya kuri kaburimbo n'ukuri kw'Imana, so umwari nabyuka agasanga ntaruzi umwana koko urumva bitari bube bibi. Ni ukuvuga ngo ngiye kuja gusubirizaho kandi nanjye rega hari imyenda y'umwana nshaka gufura none se yakwambara iki n'umwoza arambara iki? Nta myenda ihari, nicyo kibazo. Ngaba basi imbere y'umukireka wenda n'umwoza nkasanga umurangije. Ntacyo nabyo ndabigukorera, ariko uzamuke handi haruguru gutya kuri ya botike hariya kuri kaburimbo niho bagira utwo dusabune. Twitwa sengwiki? Ntabwo dukunda twose, ariko basobanura ko dusabune duhumura bafurisha imyenda y'uruhinja. Imyenda y'abana nyine isabune ihumura. Ihumuza imyenda y'uruhinja. Wowe nayo bikomeze hirya gutya ntabwo uri bubure na hamwe. Ngaba banza umukarabye uriya mwana nandi imyenda turayifura nyuma. Ntari we zamuka iri haruguru ntacyo ndabikora. Mwiriwe. Tangazanye ujya vugira mu matwi y'umuntu rero muri ndura ashaka iki? Ashaka iki? Wafungura hinjira. Afungura ariko ntibwire da. Ndabona ntakuzi. Ndura ashaka iki? Uragenzwa n'iki muri uru rugo? Hano kwa Karine. Niho ariko tumva atari ngombwa ko wakinjira. Amushaka se? Karine arimo se? Ndakubaje ariko cyazo ntabwo gisubizwa n'ikindi. Wa mugabo we uramushaka? Ese urumva ndi kumukubaza ntamushaka? Amushakira iki? Nukuvuga ngo rero hano umva we niba uri n'umukozi muri uru rugo njye ntabwo nyankunda abantu bamenyera. Hanye ntunkange da, utanze mu rugo ugiye no kunkanga. None ko uri kumvugisha amagambo menshi. Hano hari ibibazo byinshi. Kise ndi umuyobozi cyangwa ngiye nyamara ibibazo nako ko ngiye nkora mu rwego rushinzwe gukemura abantu ibibazo. Ndakeka ko nawe uzanye ibindi kandi uzanye ibindi bibazo kongera mu bihari. Nije mugora, nije murushya, mbakiza buri munsi barwana, bakiza buri munsi batongana. Murumva akazi muba mumpa? Ese shaka ukora iki? Yewe nk'ibyo nkukoreye aho niyo ngufunguriye niko kazi kanjye, ariko ntamenya nguzanywe n'iki. Niba utaje gutesha amabuja umutwe ceceka rero. Akazi kawe nako kumfungurira nkinjira
nagufungura ariko kumvugisha amagambo menshi se kuri agafite nkakoze iki kugenza. Okay, nshaka kuvugana na Karinde. Nkamubwira Karinde agenzwa n'iki? Genda umubwire ko hari umuntu umushaka, ntago ari ngombwa umubwire izina ryawe. Genda umubwire ngo hari umuntu umushaka. Shinzwe kumenya binjira n'abasohoka. Ubwo rero niba utabimenye ko nkumenya, sinshinzwe no kukwinjiza. Nuko bimeze rwose. Kandi ku mwanzuro wanjye uhagaze. Okay. Reka njye. Genda rwose. Genda rwose. Genda. Urinde uragenzwa n'iki? Ubwo nigenda Karinde akamenya ko nandageze mu rugo rw'ukanyirukana uzambura. Ntacyo yantwara kuko iryo tegeko niwe warimpaye. Utuzinjiza umuntu uzi n'ikimugenza. Niba udashatse ko umuntu umenya, genda. Nta kibazo rwose. Genda umubwire ko ari birasa. Niwe birasa? Cyose yasubiye ubwa mbere ryumvishije rwose hano. Niwe birasa? Watesheje umutwe abantu hano, tuma abantu bakubitana imitwe. Ese buriya kuki nabuja kuvugira cyane? Uru rugo se ko rwa mbere ndukanagiyemo ntesha abantu bo muri uru rugo umutwe gute? Ntacyo uranaye ndaza kugerageza mubaze wenda nk'andi makuru yatuma ngira icyo mbaza mama kuko urumva izina rye ntabwo rihagije gusa. Birumvikana. Narindi kumubwira nyine ko ibyo Imana yakoze nibyo byari bikomeye no guhumuka azahumuka. Ni ukuri reka twizere Imana. Icyizere. Kandi kambwira buriya ari ukuntu umubyeyi yita umwana izina rikabubera izina ry'umugisha. Niba papa we na mama batse bakavuga ngo hirwa, umva wowe uzahirwa, uzaba umuntu ukomeye muri iki gihugu, reka nkubwire hirwa. Imana igugucisha muri ibintu byose bikomeye biza kugira umuntu ukomeye. Sibyo? Kandi ugahangayike, turahari ku bwawe, turi hano. Sibyo? Namwe mujye muba hafi. Sibyo mukobwa mwiza? Oya ise ko yaje mu muryango w'abantu bazima. Kandi turasenga. Ndabona n'amaso urabona ko yatangiye kuba umweru. Buriya hari ikiri guhinduka mpaka nagaruka araza kutubwira. Kibazo nagagira peti nk'ungure waguhaje wanwe ukagotomera. Hirwa gerageza. Ndebe ko nakubonera n'akantu ko kurya mu kanya. Sigara umwitaho rero reka ntabwo kiracyumba. Sama. Hirwa gerageza umuyoje. Ndagerageza. Iryo zina iyo rivuzwe aha muri uru rugo urya agakire ahita azamukira muri ry'inani twese atubwira nabi cyane ngo ni wowe watwaye ibintu byose wabihinduye umwanda uhindura umwanda. Ese buri wowe wikoreye ikira gusenya urugo rw'abandi? Hasi cyane ko numva uvuga amagambo menshi aba numva ushobora kuba ujya unamena amabanga y'urugo. Urumva ibintu buri gukora ari byo? Je rero hano ntago ndi uko ngaragara hano. Oya ndakubaza ubantusubiza. Nyine ubu ngubu wirirwa wumviriza amagambo gakire n'umugore we bavuganira muri. Je numviriza. Maze warangiza nawe buri winjira ngaho wese ukajya umubwira ibyo ubonye umena amabanga y'urugo. Ye Karine ndi umujyanama we. Wowe umujyanama wa Karine? Karine. Kuko ni mama. Karine ni mama. Umuhungu we? Nabyuzi. Karine mama da. Usiri gute namenya amabanga ya mama. Cyangwa kuko umuhaye icyubahiro nkagufungurira ugiye kumfata nk'umukozi rero. Karine ni mama. Wamfasha se ukamubwira ko mushaka noneho tukavuga? Genda ari mu nzu. Genda ukomanga yara ku muryango baragusingurira. Iyo ari uri na mwinshi. Kabona baratesha abantu umutwe rwose ndabona ushyitse. Ni mwinshi pe. Ntabwo ari ka kagabo k'imvugo arimo. Nukuri urashyitse. Bifite ishingiro. Bafite aho bafata rwose. Agahinda nikica
kagira mubi ubu sinishyira uturaso ku mubiri umutima nawo ntubasha kubyakira numvaga byoroshye nyamara bikomeye nk'urutare kukubura mu buzima bwanjye iri kumwe n'umutwaro nubwo ari jye wabyiteye ndi kwicuza kukubura mu buzima bwanjye iri kumwe n'umutwaro nubwo ari jye wabyiteye ndi kwicuza ari ngatanga nimba rundije kundeba ariko shongera urantesha ntani wanje hakubigena wagenda ihuro cyasha kungenda kwirira nako numvishe kare navango ngoro umwana weda nemba umwana simbizi mbari mutwe muri murantekera ubu rero yaguhuruje ngo kubera ko azi ngo dushaka gukora divorce ngo uze ngo kwande ku mitungo mva nkubwire nta cyumuzana nkuri nakarine rwose ngo izina nimba nakuntumye uyo nubwire ko ngiye gakere wambuze ubwo ngirwanye ko cyangwa se uwo mwiga mupanga undagura kikatari yabara rya nk'ubujana ukuri cyo wajye ko numva none ufite amagambo menshi byagenze bite koko amagambo menshi si byo nkura byibagiwe urika amafaranga wandi buryo wansebeje ukajya ngo ngiye ukajya kunteranya abantu bose ngo ngiye ngo ari ndaya ntabwo ari wowe nje kureba uje kureba ndize nje kureba Karine si mupfani none se kandi ari ikibazo ko nje kumureba umureba se hano nkanda hari iwanjye no Karine ni bwo mfite mupfani tuziranye muhamagara gusanga kugasajya agusanga ya uyebeye ko hano ari iwanjye uje ndo zafite amakuru ako gacisiko nanze ko wahindutse ntabwo hinduka shaka ntabwo hinduka n'ubugome bwawe ubundi nze mbimbwa gutya nirwa hano mu rugo atari wabite ntabwo ndana mugongera modoka nk'abandi sha nirwa nica mu rugo wewe wigeze yabaye ubugome bwawe yabaye ubugome bwawe gusa wajya kusinyisha raporo ryaho ntabwo nzabivumba ngo ngiye mu kampani ngo ngiye ngo ndayiguhera gaci wambabarira ukamfasha ko turi nje kureba yakaremye n'ikamena none se bimeze bite uje hano cyukuri shaka Karine mubwire tuvuge Karine ntabwo wamubona rwose Karine n'umugore wanjye urumva niba ari cyo upanga nawe muhamagara kuri telefone muhuri iyo ngiyo mujya muhuri telefone ntayiriho mutegereza nyine musaza ku gasozi karubana hano ntabwo ari gupfa kuza winjira no kubona hasi kandi mu biro byabera nane tubwira abaposta ngo basohora n'abasekirite babo nawe shaka gasigiza izagushigura twongeye tubonane sha birasa none dore usanze ni iwanjye kwe aho ndi nyine ngo ni hano yagiye he bahene ubwo nako wasanga mama yaruswa ndabizwe na Karine ubwo ni kandi nagutumyeho hirwa nk'ubu wagegaye koko ngenda gusabye mbabarira nigendere ndambiye kumva urusaku rwo muri iyi nzu yanyu mbabarira ngende no kumva ijwi ryawe byonyine binyibutsa ibintu byinshi mbabarira ngende urusaku ndaguma muri iriya nzu nkora iki nese hirwa uragenda ujye hehe mbabarira umbwiza ukuri uragenda ujye he suribuka ko utareba nk'ubu ugeze mu muhanda imodoka ikakugonga twabigenza dute twasobanura iki ntabwo ngiye nshaka kuguma muri yawe kuguma muri uru rugo numva ijwi ryawe ndyumva buri kanya ndyumva buri segonda ntekereza ibintu byinshi bituma ntekereza ibintu ntakagombye gutekereza ndagusabye mbabarira gira ikintu mfasha waretse nkigendera nese hirwa nzareke kuvuga basi ntabwo wagenda umeze gutya
nta muntu n'umwe muri uru rugo nshaka kongera kuvugana nawe, mbabarira rwose ndakwinginze. Reka ngenda aho ngenda ntabwo mpazi, ntabwo nzi ngo nderekeza he, ariko mbone mvuye aha ngaha. Na Maka ntabwo ushaka kongera kumuvugisha? Maka ubufasha yampaye burahagije. Naribwaga umutwe warandyaga, ariko ubu ngubu ntabwo ukindye. Rero mbabarira ngende, reka ngende njye gushaka Mona Lisa, kandi ngiye nzamubona. Wambabarire nigende, kuguma muri iyi nzu nta kintu bizamfasha, kandi nzi neza ko ngiye nzamubona, mfite ukuntu nzabigenza. Ase wambabariye ko ntashaka kuvuga amagambo menshi. Nose urashaka? Nakubwiye ko nshaka rero. Ntawe ubona rwose. Kandi ntawe uhari. Niba ugukeneye ugira iki kibazo? Umugore w'umugabo biki? Urashaka no kuntukira wanjye se? Hejuru y'akasuzuguro kawe, hejuru kunkura mu byanjye. Wantwara iki? None urashaka abashinzwe umutekano se? Bahamagara. Ngano ninjira nimbura umugabo none. Sibyo none nanjye siko imbaraga se. Ani wanye nakwica. Narafata umuntu kugutema rwose. Ufata nyine. Je rwose gake nagutema. Ufata nyine uzune. Ubu ntabwo ari umuryango bankwa. Nyine gufata uzune. Nine tegereza karene wigize ingangare hangaza kwinjiza. Urumva? Je ntabwo nakwinjiza. Ariko reka mvugire gake. Marashaka kuntekera imitwe. Nubone ndi kuvuga amagambo ntuje ugire ngo turire sengera gutinya. Nta kintu ndi kuvuga byumvikana. Yumvikana kuri nde? Ndi kumva natuje. Nushaka usakuza. Ntuze gutuma ndakara rero. Sha nanjye nurashaka urakara se mu rugo rwawe. Hani iwanjye urushaka urakara. Kandi bacumuga n'inkoko iri wabishonda umukara. Urugo rwawe se ururimo umuririmo nkana. Nk'umugabo. Umugabo ki? Ubu se uri mu nzu uri kwibaraza. Umugabo ki? Ndase njera kumbaraga ntanga ikiri. Ndaye umugabo ibumugabo ite. Ntacyo ni ndani bari ndandi. Yajujubije umugore. Ubwo nyine bamva mutwaye nyine basiga ushaka umwifuza. Hano n'ubwo iri gicucu wowe ntabwo ubuzi ibintu byose yo biva. Ibintu byose byihise. Ntabwo ubuzi ibintu yo biva niyo bijya. Mba nkubwire ni imitwe mu ntekera ndabazi. Kari nashaka kuzateka imitwe avuga umwana we kari nabyara igisambo nkawe. Wamfasha se nkavugana na mama. Mama wande? Mama wanjye. Ariko none akanakumira koko. Niko. Umugore wanjye ni mama wawe. Papa. Papa tuparitse ngabeswe genda. Wavuze ati haduyi wanjye cyangwa ukavuga mwanzi wanjye. Please mbabarira. Kuguma muri iyi nzu imyaka ingahe izashira nicaye mumeze kuriya nk'ikimuga. Ariko nzi neza ko nsohotse. Ko Mona Lisa nzajya kumushaka kandi nzamubona ngenda byizeye. Ngaho mbabarira ngende. Hirwa n'ahantu wajya umeze gutya. Mbabarira ngende ntabwo njye naguma. Ibyo byumve ntabwo naguma. Ntabwo nanone twakwemerera kugenda umeze gutya Hirwa. Mwese ndaguma muri iyi nzu maramo iki? Nicayemo ndamaramo iki? Ibintu Maka yankoreye birahagije kandi ni neza yangiriye. Igihe nikigera bikwiye nzayimwitura. Yagerageje kunyita nta kintu atakoze. Ntangiriro ntabwo ngomba kuguma hariya nicaye. Ngomba kurwana intambara Mona Lisa nkamushaka kandi nzamubona. Please mbabarira ngende. Hirwa basi ndabyumva ibyo uri kuvuga. Basi hangana ubanza ukire. Nese Mona Lisa urajya kumushaka gute utareba? Ntabwo ngende ntabwo mfite amaso y'umuntu. Ariko umutima wanjye urareba. Kanyinde mbabarira. Hirwa basi mbabarira nzakuberaho Mona Lisa atari. Mbabarira ibyo mbikore basi. Ariko ubanza ukire. Mbabarira. Ni wowe Mona Lisa mbabarira. Ni wowe Mona Lisa. Mbabarira ndekure. Mona Lisa. Ni wowe Mona Lisa. Ikintu kimbabaza kuruta ibindi. Kumva usomana n'uriya mugabo mwicaye imbere yanjye. Ibintu byose muba mukora. Mba mbireba kandi mba mbibona. Erega uri umwanzi wanjye ubimenye birasa. Erega gake. Uje gusaba imbabazi? Ndimo ndabivuga ukabifata binenembwe. Cyangwa reka ndajya avuga. Uri kubifata binenembwe. Ariko ari ibintu byoroshye n'ibintu. Baba mvara nkubwire rero wa mugabo. Wanteye ubwoba kirya gihe tukibana muri company urumva unekera imitwe urambeshyira amafaranga naryo nteranya n'umugore wanjye umbwira n'amagambo ngo ngiye ngo nari mfite abagore nta namufite. None se papa
apacana papa singe nabyo ibisambo nkaho ariko nubwo warakaye harakaye nyine imitungo yavuye kwa mama kwande ijya kuri papa iva kuri papa ijya ku mwana imitungo yawe natwaye niba wumva kuko ari iyawe ndacyayifitira cyahari yizane nyine yizane tumvikane ahubwo se sha abantu barabanyuraye papa abahese imitungo irahari tugase imitungo yizane nyine nimba uje gusemba basi bimbwire nkubarire ariko izo ngo ngo shaka Karine se nkeneye kuganira na Karine tukavugana kwa ko ndamushaka mukangambane ko rwose singiye kukubeshya imitungo bari kwigira amajanja imitungo ye imitungo yacu mu muryango wanjye wanjye nawe na Karine harimba ndimo ntari none ubaye mwana wanjye none se niba uri umugabo wa ugiye kuzajya unyuba hasi ndakubana se ubundi nagusuzuguye ngaho ngarura ibiro byanjye ibiro byo ntugire ikibazo rwose ugomba kubiga nemetwe shabira sanda kuza ubwo ni munjiriye mwangambe nakarashaka tukwinjiza none hano none uza ni we muntu arisa ndabizi umaze igihe kingana tubizi nta bintu byinshi nshaka kuvuga nese ugiye kumushakira hehe unsize hano kunshakira hehe unsize hano uvuze ngo ongera uvuge ntabwo nubise neza njye nabyiyumvagamo umuntu arisaba nabyiyumvagamo ko ari wowe nubwo inshuro nyinshi njye nabikubwira gukamakanya ni gute umuntu yavuga nk'undi 100%? Ni gute waririmba indirimbo bizamuna arisa utari we ibintu byose mukabihuza ariko waramemukiye mbabarira waramemukiye mbabarira ntabwo nari nzi ko biriya bintu wabikora nari nzi ko wabikora Arisa waramemukiye ndekura nyine Arisa Arisa nubwo nari bari ku mutima wanjye uri kukureba ariko waramemukiye ntabwo nari nzi ko wabikora ibintu byose wanyijeje Arisa waramemukiye narakwizeraga ku rwego utakunda somane n'undi mugabo muryamane gake wambabarire ko umugore wanjye arwarembye koko kandi ko nta wundi muntu wamfasha uretse Karine reka nkwereke umwari ararwara arembye mbabarira rwose mvugane na Karine ko ntabwo nawe nikurikisha nese ko ntaje kukugambanira ko niyo mitungo yawe nayikeneye ubundi se Karine kuri nyoko cyangwa ni imitwe y'amuntekera ibintu nkeneye ko mubisobanura rwose ahubwo wakabaye umfasha wowe niba byibura hari ikintu wabizi ukabizi nyizeho byahise njyewe na Karine ndamurongora nk'umuntu twakundanye ibyo kuvuga ngo uri umwana we nabibyumvishije ubundi nabyo biri gutera umwiryane muri rugo wamfasha tukagana nta kwibuka n'ubugombe wankore muganire cyane ko nabyo ngomba kubanza nkabyigaho ni ugupfa kuganira gutyo se mba nkubwire subirayo muhamagare kuri telefone nabyemeza ndakurekura nabyemera kandi ko ugomba kuganira ndakureka nyine Karine ntabwo yize mbwira kuri buzi hano nigendere se kinde nyine kinde vanga ugende ntugende waretse tukavugana nako nje kare
byose uri kunyuramo byose bizarangira natitaderehereza